ubwo mbabwira ibyahishuwe 18 biri gukoreshwa nabi, bigatuma ngo abantu baza batanga ubusobanuro butari bwo, bagatera abantu ibyiringiro bipfuye. N'ibingi bari kutubwira ko ngo abo bantu batabaje mu bwabo bezwe, bajyana abandi, bazababera ikigusha. Baramutse bayoboye abandi, bazababera uburyo bwo kubaroha. Ariko nabonye ko abantu bamwe bari barigeze kwimbika mu bwaka, aribo noneho bazaba aba mbere kugenda biruka mbere y'uko Imana ibohereza. Aha ngaha turi kubwirwa yuko ni ukuvuga ngo ubu ni ubuhanuzi butangwa aha ngaha. Umuco w'Imana avuga ngo ariko nabonye ko abantu bamwe bari barigeze kwimbika mu bwaka, aribo noneho bazaba aba mbere kugenda biruka mbere y'uko Imana ibohereza. Babandi bajya mu murimo Imana itabahamagaye, kandi bakaba bafite ubwo bwuzu bwo kumva ko bagomba kwirukanka cyane, kubera ko batazi remera ubwo murimo barimo batawubwumva, bakumva bafite ubwuzu bwo kwirukanka. Ngo ariko noneho mu kindi bakagira bate, bakazaba abanyambere, bakaziruka mbere y'uko Imana ibohereza. Bazatangaza ijwi rirenga rya marayika wa gatatu mu mwanya utari waryo. Bazabavuza impanda itariyo, bavuza impanda mu gihe kitari cyo. Bazaba bari kwirukanka imbere y'uko Imana ibohereza. Kuko aha niho bajya kutsinagira mbereka yuko ngo ubutumwa murebye kuri iriya mbonerahamwe naboherereje, iriya mbonerahamwe yereka amateka y'abamirere, buri tariki runaka Imana yabaga ifite ikintu yayiteganyirijeho. Nk'urugero nabaha nkunze gutsinagira cyane, uguhanguka kw'ingoma y'Abaotomani kwari gufite itariki yako, kandi twabonye ko kwari ugusohora kw'ibyahishuwe igice cya 9:15. Josiah Rich asobanukiriye ibintu muri agatangaza iyo tariki. Ntabwo iyo tariki yari ifite kuba yaba mbere yayo, ntabwo uko guhanguka kw'ingoma y'Abaotomani byari bifite kuba byaba mbere y'iyo tariki cyangwa se nyuma y'iyo tariki. Ni nako ibyanditswe bindi nabyo bimeze. Nta na gato ntushaka kuhanyeganyiza na gatoya. Kuriya nababwiye ibya Samuel Sino wari guhimbara gutoga marayika wa kabiri. Baratubwira ko byari urusaku rwa mu gicuku. Uwo mugani w'abakobwa 10 ni minuwi, ni hagati mu gicuku. Igicuku hagati y'iki? Ubwo muri icyo gihe cy'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri bigeze hagati, iyo tariki rigeze hagati, ni nabwo rero Samuel Sino yatangaje ubwo butumwa. Ntabwo Samuel Sino yabitangaje ariko abanje kwibara gutyo, ahubwo yarabikoze nyuma. Ibyo byose ni ibintu byaje kuzasobanuka nyuma, basanga ko niyo cyatumye n'ubundi iryo tsinda ry'abantu 50 ryarashagaho kugira ibyiringiro by'icyo ati nimureba koko, ati mureba, ati kuki byageze ni iki twereka ko Imana ariyo yari yiyoboye ubutumwa. Ariko none abo ngabo bizagenda bite? Abo bazirukanka mbere bajye gukora ibintu Imana itabahamagaye. Ibyo naho mwumva impamvu dushobora kuba tubona ubuyobe bwinshi, inyigisho zipfuye zitari zo. Bamwe bati ibi n'ibi, abandi bati ibi n'ibi, abandi ibi n'ibi. Ngaho rwa rujijo aho ruri, cya kibazo nabazaga b'abaporo nacyo ubundi cya kindi tunashobora kubaza aho ngubu aya matsinda tubona hirya hino, bavuga ati ni gute mwaba muri mukuri koko?
ibyo nababwiye ni umuntu na wa wundi uvuga ngo n'umusinzi wa wundi uvuga ngo ni umupagani nawe icyo kibazo kibabaje ntimwashobora kukimusubiza kandi numva ko yaba abaza ibintu bifite ishingiro. Ni gute mwavuga ko muri kuri kandi mukaba muri wese afite ibyo n'undi afite ibyo n'undi afite ibye avuga ati ni ibi n'undi ati ni ibi n'undi ati ni ibi? Ubwo se byashoboka bite? Kandi rero bakatubwira ngo abazemera ya nama y'umugabo wo guhamya ibyahishwe cya gatatu umurongo wa 18, abo niyo nama, abo ngabo bazagira ngo ishyaka ryo gutangaza umucyo mu kwera kwawo, ukuri mu kwera kwako, kandi bazaba bari mu bumwe bafite umurunga, uwo murunga w'ukuri uzabahuza. Ni ibyahishwe 18, umucyo bugozi ibyahishwe 18 biri gutegura abo ngabo bazahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo mu gihe cyanyu kuri iriya saha ya nyuma. Kuri saha ya nyuma nk'uko tubona byahishwe 17 umurongo wa 12, ubwo abami 10 bazabaha ya inyamaswa ubutwara n'imbaraga, ngo kandi bagomba gukora n'isaha imwe gusa. Muri iyo saha imwe bikagera saa 12 ubwo muri murangiye, iyo ngiyo niyo abakozi ba saa 11 nabo bazaba bari gukora. Abakozi ba saa 11 bazakora muri iyo saha, bazaba basigaje gukora isaha imwe, bazagomba gukora muri iyo saha imwe. Iyo saha imwe ariyo none inyamaswa inyamaswa zaba yahawe ubutware n'imbaraga, yahawe imbaraga n'abami 10. Byahishwe 17 umurongo wa 12. Reka dukomeze ndangirize kuri amagambo ndi kurangiza. Tukaba kubona ko ngo bazagenda mbere yuko bezwaho amakosa, bazagenda ngo Imana zabitabohereje. Reka nongere nyasubiramo neza ngo ariko nabonye ko abantu bamwe bari barigeze kwimbika mu bwaka, ari bo noneho bazaba aba mbere kugenda biruka mbere y'uko Imana ibohereza. Bazagenda mbere y'uko bezwaho amakosa bahozemo, bityo kuba bafite ikinyoma kivanze n'ukuri, bashobora kugaburira umukumbi iyo mvange, kandi nibemerwa gukomeza batyo umukumbi uzarwara, kandi hazakurikiraho urujijo n'urupfu. Aya magambo muyumve neza, kandi nakugitabo mugira mugifatira mu kwisomera kuri iyo page ya 70. Ngaho ni mubyumve neza. Aya magambo ushobora kubona narigize n'undi kuyasoma nihuta nitambukira, ariko noneho ubwo nibwo ndi kurushaho kumva uburemere bwayo. Ngo abantu ngo bazagenda mbere y'uko bezwaho amakosa. Ayo makosa ko bazaba batayejejwe, bazaba batakuwe yose amakosa yose yavuyemo, bazaba ngo bafite ukuri n'ibinyoma. Noneho ngo iyo mvange yabo bazayigaburira umukumbi. Umukumbi ikibazo uzagira, uzarwara. Noneho nyuma yaho uzagira ute? Hazakurikiraho urupfu. Nabonye ko bakwiriye kugosorwa, bakongera bakagosorwa kugeza ubwo bakuweho amakosa yabo yose. Nibitaba bityo ntibashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Aba bantu barasabwa ko babanza bakagosorwa, ngo bakongera bakagosorwa kugera ubwo ibyo binyuma byose bibanza bikabavamo. Ntabwo sinzi niba muzi abantu ababumbyi ukuntu bafata ibumba bakarifonyanga ngo hari icyo bita ngo ni intirima, ngo kugira ngo ibyo by'intirima bivamo
noneho nyuma barangiza bakabumba, babumba inkono bakabumba, ariko aramutse bari mu ntirimwa yakubisamo umuriro bavuga ngo inkono irameneka. Ni ukuvuga ngo aha rero bari kongera kutwereka ko nanone abo bantu bagomba kugosorwa, ngo bakongera bakagosorwa bakugeza ubwo nta ntirima na ntoya basigarana, bityo noneho bakaba bashobora gukora umurimo uko bikwiriye. Nyihangane gatoya. Nagize ikibazo cy'umuriro. Ubwo murumva ko abo bantu urumva ko hari icyo kintu cyo kwezwa. Umurimo wo kwezwa ni ngombwa mbere y'uko abantu bayobora umurimo wo kwezwa, bajya kuyobora umurimo, bashobora kuyobora abandi kuri Kristo. Nuko rero ibyo mbabwira, reka rero akabazo k'umuriro mfite. Ubwo rero reka ndi kurangiza, reka ndangiriza aha kuri isubi nyirangize, ngo duhite tuhagarikira aha ngaha nibwira ko byose tubyumvise. Abantu ntabwo bashobora kwinjira bwo mu ijuru. Ntabwo abatwaye ubutumwa bakwiriye kugirira icyizere imyumvire n'imitekerereze by'abantu bahoze mu buyobe n'ubwaka nk'icyo bagirira abakomeje gushikama mu kuri, ntibagendere mu makosa akabije. Ntabwo bakwiriye kuvuga abantu bagirirwa icyizere kandi baragumye kugenda mu makosa akabije. Noneho bakatubwira ngo nanone kandi abantu benshi bashishikariye kohereza mu murimo bamwe bamaze igihe gito bemeye ukuri kw'iki gihe, bagifite byinshi byo kwiga n'ibyo gukora mbere y'uko bo ubwabo baba batunganye mu maso y'Imana, ndetse ari abantu batujuje ibyangombwa byo kuba bakwereka abandi inzira. Aha batubwiye ikibazo cyerekeranye n'uko hari bamwe baba barigize baba mu makosa menshi cyane, ko abantu umuntu atagombye guhita bagirira icyizere nk'uko mbese yakigirira abandi bagumye guhashika mu kuri no kugendamo. Iki noneho bakatubwira ngo hari baba none baba bakisobanukirwa n'ubutumwa ariko bakibugeramo, abo ngabo nanone nabo batari babagiriye cyo kugira gute, cyo kwezwa, cyo gutunganyirizwa umurimo. Nizo mpamvu iyo tubwirwa rero iki kintu tugomba kucyitaho cyane. Ubu butumwa tuba tugomba kubanza kwerezwa uwo murimo. Nizo mpamvu uriya muhamagaro w'ibyahishuwe kiriya gice cya 18 umurongo wa mbere kugera ku wa 3, murabona ko uhura n'ibyahishuwe 14 umurongo wa 8, uza uri kuvuga ibintu byerekeranye na Babuloni, uza uri kuvuga ziriya nyigisho z'ibinyoma, ukuntu ibyo binyoma bamwe bagumye kubika hirya hino, ibyo binyoma bishobora kuba inzitizi. Noneho niyo mpamvu iriya ntambwe ya kabiri, ibyo binyoma bigomba kuvanwa mu nzira. Nk'uko nanone ku gihe cya mbere na mbere, igihe Imana yari gutanga ikigo cyerekeranye n'ihema, abahungu ba Aroni, Nadabu na Abihu, bagiye kuzana ngo izo nyigisho umuriro w'ahandi, kandi atari w'Imana yabahaye wo gukoresha ku gicaniro, bo bajya kwizana umurimo wo hanze, aribyo bashaka kutubwira ngo bihuye n'izo nyigisho ziba ziva hirya hino. Ngo icyo gihe byabaye urudubi, byabwo bazanye izo nyigisho, bazanye ibyo bivuye hanze. Ngo Imana yatanze isomo nibyo kwereka ngo abantu bose bitwa abatambyi, abantu bose bashobora gukora umurimo w'aho ngaho we wahera, ko abo bantu bagomba kuba bejejwe. Ngo nizo mpamvu yahise ngo ibatwika ku kanya, ngo kugira ngo yihanangirize uwitwa umutambyi wese
ni ukuvuga ngo uwo nguwo ugomba gushaka kuyobora abandi mu nzira yo kwezwa no gutunganywa, ugomba kugera muri iyo ntambwe ya kabiri, agomba kuba yerejwe uwo murimo. Aya magambo dusomye aha ngaha murumva ko arushaho kongera kubitsindagira. Ntabwo yagombye kuba ari umuntu ukiri mutoya ufite ubumenyi bukiri bukeya, agomba kuba yaramaze kuba afermi intellectuellement spirituellement, agomba kuba yaramaze gukura. Iyo ntambwe ya kabiri yarayirangije. Nzabigarukaho bene data mbi kubabwira uburyo bugorozi, kugira ngo nzabigarukaho kugira ngo ngerageze mbere ku kuntu umwiteguro wa mirere ukuntu wagenze. Iyo nguwo ni umwiteguro uba kuri buri muntu wese, kuri muntu wese ugomba gukora inshingano nk'iyo ngiyo, aba agomba kubaza kugira muri iyo nzira kwezwa no gutungana. Igihe iyo nzira kwezwa itabaye, iyo nzira kwezwa no gutungana itabaye, ntabwo umuntu ajya mu murimo. Ibi rero nibyo noneho bamwe bajyaho bakatubeshya ngo ko bajya kwiga mu za teolojiya, ngo bakagira bate. Ubushize nayo basobanura bwe nti ijambo ry'Imana riroroshye, ntabwo rikeneye kujya kwiga mu za teolojiya n'ibiki ibyo ngibyo. Kandi ahubwo abatubwira ko abajyayo ahubwo baragenda ngo na ka kandi gakeya bari basanzwe bafite ko gusobanukirwa n'iby'Imana, ngo bakavayo nako bamaze ahubwo nako bagataye, bigiriye mu byumvire babahaye. Ayo magambo ushize n'abasomye babereka yuko ngo Imana yarinze ibyanditswe, yarinze Bibiliya ku buryo ngo hatagomba kugira ibindi bintu bigomba kuizamo, ku buryo ngo abantu basobanukiwe n'ijambo ry'Imana abo ngabo ko ari ko uwo murunga w'ukuri ugenda wiyongera, ni umucyo ugenda wiyongera umucyo ku wundi. Ari byo mpamvu cya kigwana nakibaye babwira ko tugomba gutera intambwe mu nzira yo kwezwa no gutunganywa, mu ntambwe kurushaho kugenda twakira umucyo w'igihe tugezemo. Nuko rero reka ndangiriza aha ngaha. Niko ndabaramutsa mwese, ndi kubabona abo turi kumwe kuri Facebook. Imana muri bakomeze. Ubwo ndibwira ko bamwe muri kujya mwumva neza, cyane cyane muzirikane uriya murongo mbabwiye wo mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 5. Hariho umwami umwe, hariho ukwizera kumwe, hariho umubatizo umwe, hariho ibyiringiro bimwe, hari itorero rimwe. Ibi bitari ibyo ngibyo ni bya bindi biri kuza bizanwe n'ababigisha bategeza nabo basobanukirwa, maze kuko abantu bashaka kwisobanurira ibyanditswe bakajya kubintekerezo uko bishakiye, noneho ngo bagakurura abantu babakurikira n'abandi babakurikira, ngo maze abantu bakarorongotana, zikaba za ntambo zitagira umwungere. Nitwumve ukuntu byagenze kugira ngo uwo mucyo w'abaprotesita, uwo mucyo wo mu gihe cya Luteri waje gukosora, uje gukubura ibinyoma Ubugatolika bwari bwarigishije. Ariko nabwo nababwiye nti uwo murongo mbabwiye mu Efeso ukaba uri kubagonga. Ntabwo dusobanukirwa impamvu batagiye mu bumwe. Ubwo bumwe ariko impamvu batari baburimo ni cya kindi nyine kiri kutugonga twese na n'ubu, cyuko abantu baba batemeye guca bugufi ngo bemere kuba abigishwa ba Kristo, ahubwo bagashaka kwikururaho intama, buri wese akishaka kwikururaho hano. Ariko twigiye imbere uwo mucyo tubona ko ariwo nanone wari wo wagombaga gukongeza umucyo w'ubugorozi bw'icya 14, ari amateka ya ba Mirere. Ayo mateka ya ba Mirere nayo tukaba tubona ko mu kurangira ubutumwa bugomba kurangira n'umucyo w'ubugorozi bw'icya 18. Imana umuntu dufashe kugumya gusobanukirwa izo ntabwo tugomba gutera. Kandi n'ubundi nibyo kwabwira n'ibintu nibwira ndi gusubiramo, kuko hari ibyigwa byinshi nagiye ntanga kuri izi ngingo. Mwareba nige ntanga umucyo w'ubugorozi w'ibyacu 14, umutumwa wa marayika wa mbere, marayika wa kabiri, marayika wa gatatu. Ibyo byose bigiye bikurikiranye kuri byose, kuko irambonera hamwe mwayibonye. Iyo ngiyo y'amateka ya Mirere Histoire de Mirerite, buri kagingo kose kagiye afite ikigo cyako, ndetse hari naho uzagana ibyigwa nka 2 biri buri kagingo kamwe. Nuko rero ndumva ko hari byinshi mwajya kuri iyo shene yacu de la Odyssée, mukabona ibyo byigwa, mukarushaho kugera mwimbika. Ndashaka kuzareba ubundi buryo tuzagira gukora mu minsi iri imbere, kugira ngo noneho tujye tubona akanya ko kubazanya n'ibibazo
ku buryo n'ubwo nk'abo muri mugire niba muri ibibazo mugomba kubaza mukaba mwabibona umwanya wo kubibaza. Nzabitegura mu minsi iri imbere ku buryo nzajya mbigaruka nk'ibi byigwa nkabigarukaho, ariko noneho dufite umwanya munini nanone wo kugira ngo dusubize bimwe mu bibazo. Uzashyiraho na chat ku musago na chat nubwo abandika n'ibibazo bakaba babyandika, yenda ibyo mutashobora guhita asubiza ku kanya akazabisubiza mu kigo kizakurikira. Ndumva aribwo buryo bwadufasha kugira ngo turusheho gusobanukirwa, ubundi ngaho muri hirya hino murusheho gufasha abo muri kumwe. Abanywa amata birumvikana, hari abakinywa amata, abo ngabo baratubwira ngo Abaheburayo igice cya 5:11 ngo abanywa amata nyine bagomba kunywa amata, ariko kandi bazi ko baba bakeneye gukura kugira ngo barye ibiryo bikomeye, ari byo biri muri iki turimo cyane cyane. Imana n'ubundi bakomeze beze, mugumye kugira ibihe ishyaka n'ubutwari bwo kujya mbere. Ndabasabira nanjye musabire muzabe mu macu Yesu, amen. Ushimwe Data wera, Mwami Imana yacu, kubw'urukundo n'impuhwe tugiriye. Turagushimye ku bw'amagambo wongeye kunyuza mu ntekerezo zacu. Turagusaba kugira ngo urusheho kuyatsindagira ku myumvire yacu, kugira ngo igihe cyose tujye duhora tuyazirikana, maze kandi turusheho guhindukira ngo twumve ibikwiriye, dutere intambwe uko bikwiriye. Duhe Data kugira inzara n'inyota yo gukunda ibyawe, kandi dutere n'izo mbaraga muri twe zituma dushobora kwanga ikibi, maze tukagira ishyaka ryo kurushaho guharanira ibyiza no kuzagaraganwa n'umwami wacu mu minsi ya nyuma, dutsinze urugamba ubwo aho tuzaduhanganye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Tweze Data udutunganye, utugize ku rugero rukwiriye. Ndagusabira nk'umwana w'umuntu uri mu ijuru Data, ndagusaba kugira ngo ufashe abo bose bari hirya hino twegere umuzima wacu Yesu, amen. Ubwo rero naho ubutaha tuzongera turebe ukuntu twarushaho gutsiragira kuri uyu mucyo, kuko ndashaka kumva ko hari ibintu biba bikeneye gusobanuka cyane. Tuzarushaho kubijya mbere, ko Imana izabishima.